izi mboga zitwa puwaro, tuzita puwaro cyangwa leeks, n'uburibwe butandukanye bw'ibintu byinshi, abarwaye kanseri. Nkoresheje chicken masala amagi se si inkoko, ni inkoko kakiremo chicken masala, nuko ni yeranje ariko ufite curry powder niyo wakoresha. Ariko ndi kubona aya magi asa neza, muri kubibona ra twagira ngo n'amanyarwanda afite umuhondo mwiza. Wow, ahantu ngurira ko ngiye kubagira abakiriya banjye, si biba bisa neza. Wow, biraryoha cyane. Niba udakunda imboga birangira uzikunze kubera no magi ni capati. Muraho neza cyane abakunzi ba Kitchen Care, mumeze mute? Twe turaho tumeze neza nta kibazo. Uyu munsi mbazana ibintu byiza cyane nshaka kubereka, cyane cyane ku bantu bafite abana batoya, ariko natwe turabikenera. Ibyinshi rega abana bakenera natwe turabikenera. Muhawe ikaze rero mu gikoni cya Chef Janine muri Kitchen Care. Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu njya nteka izi mboga zitwa puwaro, tuzita puwaro cyangwa leeks. Abandi tuzita gute, ni ibitunguru by'ibibabi cyangwa by'icyatsi. Ni byiza cyane, ubona ko nakoresheje byinshi cyane, ni ingirakamaro cyane cyane ku mikurire y'abana, kubera ko ifite ibintu byinshi bitandukanye, ifite imyunyungugu, ikuza ubwonko cyane n'amagufwa, kandi abana byumva nawe ko baba bakeneye gukura cyane. Nanone ituma imitsi n'ubwonko bikura, ifasha igogora, ifite fibre nyine zifasha mu igogora, ni antioxidant cyane, kugira ngo cyane cyane ku bantu bakunda kugira uburwayi n'uburibwe butandukanye bw'ibintu byinshi, abarwaye kanseri. Ni nziza cyane puwaro, nubwo tujya tuzikoresha ngo ku isombe gusa, benshi bazikoresha ku isombe no ku gatoki, ariko ngiye mfite iyindi nteko iyi ngiye kubereka njya mbitekamo nifashishije puwaro, epinari n'amagi na capati. Nzabereka uko nkora capati mboko numva nazikoze butaha. Nkashyiramo n'ibitunguru bisanzwe, nshyiramo tungurusumu, nkashyiramo n'ibirungo bigiye bitandukanye. Ngiye kubibereka mu kanya tugiye hariya ku mashyiga, mbere ukuntu njya mbiteka. Biraryoha cyane, nta nubwo umwana amenya ngo yariye ibiki muri ibyo biryo, kuko haba harimo amagi, harimo capati, akirira yumva nta kibazo. Ariko wowe ubuzi amavitamine wamuhaye atandukanye, harimo K, C na fibre nk'uko nababwiye, na antioxidant, yego nituma ubwonko bukura bw'abana. Mureke rero tujye mu gikoni mbereke ukuntu mbigenza. Ni karibu. Mu gutangira rero guteka ngiye kuba nshizemo amavuta, hanyuma turarindira iminota amasegonda make kugira ngo amavuta abanze ashye. Hanyuma nshyiremo ibitunguru, kubona nakase binini, ariko biba byiza iyo ukase dutoya. Abana benshi ntibakunda ibitunguru bigaragara mu biryo, abana benshi banga ibitunguru. Mana yanjye, sinzi ikintu tuzakora rwose, ariko hari n'igihe mbirapada gusa abandi ntibacyabyanga cyane, batangiye kwegera hejuru ho gato, ariko benshi barabyanga. Abana muri rusange banga ibintu byitwa imboga, ibintu byitwa ibitunguru. Sinzi ikintu tuzakora, tuzajya tubirapa muri ya rape ahandi hanini, muri mwanya munini. Ibitunguru ndabikaranga bigashya, nkaza kubona gushyiramo za puwaho zanjye. Ariko nanone biba byiza ufite bwa puwaho butoya cyane, kuko izi puwaro nini ntago zishya ngo zihwane, ngo bumva zigikocokamo ukuntu. Gusa ku bantu bakuru ni sawa, ariko abana nyine utangira kumva bari kwivugisha ngo izi ni imboga. Barazanga cyane. Imboga nibagiye kubabwira, ni byiza cyane guteka imboga ku muriro mukeya. Hari dogere igerwaho y'ubushyuhe imboga, amavitamine ari mu mboga agashya. Ntitube tukiriye vitamine ziri mu mboga, tukarya imboga gusa ariko zidafite vitamine zamaze gushya. Nzabakorera urutonde rw'imboga dogere runaka igerwaho, ubundi imboga zigahita vitamine igahita ipfa. Nzabibakorera, muzanyibutse ndabinginze. Reba ukuntu imboga ziba zisa neza sha. Nkunda iki cyatsi rero cy'imboga mana. Hano barazirya ari mbisi, ziba zihumura. Wow. Ndazikaranga neza zino mboga, izi puwaro.
niba byiza nujya kuzitunganya uzakoresha udupuwaho dutoya nuko ngewe nabonye zino nini za zindi zibyibushye ngo numva mu isoko iyo ngewe bazita ngo ni matako ziba zifite itako kabisa. Hanyuma rero ndazikaranga neza nazo, reka dupfundikireho gatoya zibyara umwuka uzanemo utuntu tw'utuzi dukeya. Nanze gushyiramo umunyu kuko iyo nshyizemo umunyu bitaba bibyara amazi bikaza kuzana amazi menshi, ndaza kuba nkushyiramo. Nyuma y'iminota 4 ndapfundura ubundi ngaragura neza. Reba cya cyatsi kiracyarimo kubera ukuntu turi guteka ku muriro mukeya kitababutse. Ibyo byiza bariko muzamubigenza. Hanyuma duhite dushyiramo epinari. Epinari ni ingenzi cyane ku buzima mwuka byarama. Mujye mugerageza byibuze rimwe mu cyumweru ntimubure epinari mu rugo uko waziteka kose. Wazishyira muri smoothie, nzabigisha agasumuthi keza abana bakunda ntibanarabukwe ko washyizemo epinari. Niba ufite blend ishoboye ufata umuneke ugafata izi mboga za epinari dukeya dukwirwa mu kiganza cyawe kimwe gusa. Ugashyiramo imineke 2, ugashyiramo yawurute cyangwa amata. Gusa yari yawurute bari neza cyane. Ugashyiramo mante sinzi abatayizi muzambwire nyibereke, cyangwa mint. Ugashyiramo utubabi nka 5 twa mante ni nziza cyane ku bwonko bw'abana. Warangiza ugahita ushyiramo agasikre vanille gake cyangwa se vanilla essence, ubundi ukabisya neza bigahwana, ubundi ukamuhereza mu gitondo agiye kujya ku ishuri. Wow, umva ni smoothie yindi y'ingenzi cyane mu buzima bw'abana natwe ubwacu. Ndendereka kuvuga ngo abana nuko aribo bakeneye gukura cyane, ariko natwe turacyakeneye ko ubuzima bwacu bugira immunity. Ubwo ndahita mpfundikira noneho mbe ndetse gatoya bibanze bibire. Nirinze gushyiramo umunyu, murabizi ko ibintu byose by'imboga iyo munashyizemo umunyu bitaye byara amazi, kandi sinshaka ko zishya cyane. Nibagiye kubabwira ko iyo smoothie ntabwo ibihumuramo zino epinari. Epinari by the way nta n'impumuro hari zigira, simbizi yari mbisi. Iyo ubiseye mu muneke urumva umuneke ufite impumuro ipika. Ugashyiramo iyo sucre vanilla nayo irapika. Ugashyiramo mante, ahubwo wumvamo impumuro ya vanilla na mante n'umuneke. Rwose epinari ntihumura, ndabinginze muzayigerageze, ni nziza, abana barayikunda. Nta mwana uzayanga pe. Ubwo umwana uyanga uzavuga uti uyu mwana arananiye mu mirire usezere. Abana barayikunda cyane. Urumva barimo yawurute, washyizemo akariya kantu k'inyange kose ka yawurute, washyizemo imineke 2 kugira ngo byorohe. Ushikamo n'amata makeya y'inshyushyu kugira ngo blend ibashe kubisya. Hanyuma ugashyiramo n'izo, urumva ni igipfunsi cyawe kimwe, ikiganza cyawe kimwe cyuzuye spinach. Wakoresha zino spinach, zino epinari zacu zisanzwe, wakoresha za zindi z'ibibabi birebire nkunda kubona bagurisha mu isoko. Umva wowe uzagerageza uzampe feedback ahubwo please. Uzambwira uti abana babyanze cyangwa babinyweye. Cyangwa nababikunda cyane ukunda no kubinyishyuza ngo wadukorere smoothie y'umuneke, ariko ntaga ako kantu bakazi ko ngashyiramo. Buri ibintu byose ni mu mutwe. Nimba babwiye ngo nashyizemo epinari nabyo bakunywera batavuga ko binabishye, ariko bapfuye kubona ukabona ni smoothie. Cyane ko kiriya cyatsi kiba kitagaragaramo cyane. Ndavuga ni yawurute nashyizemo, ni mumwe kadukomeze karagaciyemo. Wow, ziri guhumura mana. Rero cya cyatsi cyacu kiracyari icyatsi cyiza, ntabwo zirahindura ibara. Buri imboga zahinduye ibara ni ukuvuga ko cyaki ya vitamine turi gushakamo iba yagiye akenshi. Nubwo imboga zahinduye ibara uzamenye ko vitamine yagiye. Tekera ku miriro muke y'imboga zawe, uburyo njye no mu isombe zino epinari, poireau, celery, poivron mbishyiramo isombe yamaze gushya yahiye ku buryo abura nk'iminota 30 ngo nyiterureho. Ntabwo nakubisukamo, isombe ikomeza ihumura kandi na za vitamine dushaka muri poireau na epinari zikagumamo. Kuko urumva nimba wabisekuranye ibyo birashya bigahwana bikabe byondo. Rero ibanga no guteka ku muriro muke y'imboga kugira ngo zishye zitavuyemo za vitamine zigize imboga. Kuko nicyo gituma turya imboga. Hanyuma kuri iyo smoothie nababwiraga n'umwana wananiwe kwituma biramufasha.
kubera ko tuba dushyizemo wa muneke na za epinari biramufasha rwose. Ntabwo njyewe wanjye mu gitondo byaramugoraga, ariko ubu ngubu ntabwo bikimugora kubera iyo smoothie nkunda kumukorera. Nshyizemo ibirungo, mva ziri guhumuriza imboga ndazigutuye. Kanshyiremo paprika ndayikunda cyane. Nshyizemo oregano ndi kuyifata neza cyane, ndi gushyiramo gakeya cyane iranshiranye. Na ka chicken masala na black pepper. Ese ko mutambaje impamvu nakoresheje chicken masala? Curry powder aranshiranye, ariko kubera ko ibintu ngiye gukora undi ari amagi ari umureti, ubwo niyo mpamvu nyine nkoresheje chicken masala. Amagi se si inkoko, ni inkoko kanshyiremo chicken masala, nuko ni yaranje, ariko ufite curry powder niyo wakoresha. Hanyuma mbivanga neza, ubundi tuze tujye kwivangira hariya mu magi yacu n'amata. Mbere kuko njya mbivanga biri guhumura we. Nirinze ko hazamo amazi menshi, no mukizamo akunyu gakeya kugira hatazamo amazi. Sinshaka amazi rwose, imboga zikunda kubyara amazi. Birahumura mwa bantu, birahumura. Reka mpfundikiraho gatoya kugira ngo ibirungo bise n'ibishya, ubundi mpite nteruraho tujye kwitekera ibindi bisigaye. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu noneho mbivanga na ya magi yanjye. Nkora igi rimwe kwa kundi nyine kugira ngo ntasanga igi rimwe ripfuye rikica ayandi. Ngenda mbanza kurisuzuma nkareba ko ari rizima, ko ritanuka, ko ritapfuye, nkarishyira mu yandi gutyo. Umunsi ngiye gukoresha amagi 8. Ndabona yose ari kugenda, ariko ndi kubona aya magi asa neza. Muri kubibona ra? Twagira ngo ni amanyarwanda, afite umuhondo mwiza. Wow, ahantu ngurira ko ngiye kubagira abakiriya banjye. Arasa neza pe, afite umuhondo wa nyawo. Wow, menye inkoko zabo bazi kandekane n'amagi. Yego, amagi nyine nyagira gutya, ubundi nkayakubita. Amagi 8, ariko biterwa n'ibintu ugiye gukora uko bingana. Mbari nka capati 2 gusa, ushobora gukoresha amagi 3 cyangwa 4. Nuko ngiye gukora 6. Yasoje. Reka rero nyakubite, nyavange, nyakoroge neza anoge. Hanyuma mfata akarahure gatoya k'amata nkasukamo, akarahure gato rwose. Katageze ku irobo y'amata, ntabwo irobo y'amata irimo rwose hano. Ni munsi y'irobo ho gake. Hanyuma ndafata zino mboga zanjye, zirahumura mwa bantu mwe. Wow, ziri guhumura neza kubera bya birungo twashyizemo. Urabona ko zirasa icyatsi n'ukuri, mwabibonye? Ziri gusa icyatsi rwose, ntabwo vitamine zayo zagiye. Ndabivanga neza, mva kanzi kokombe ko kuzishiremo. Nta byanjye bipfa ubusa. Voilà, nimuze namwe mwigenda, nize turabateka turabarya. Ndazivanga neza n'aya mata n'amagi. Ese mujya mugira ikibazo cy'amata ko ajya atuma abana baturika ibituri? Ngira umwana ukunda guturika ibituri, sinzi, yanyweye amata 1 2 bihita bigira. Nyamara iyo ari kurya amarosete arimo amata nta kibazo agira. Proteine zabaye nyinshi. Ngiye kuzikaranga rero ku ipanu, ngiye kubereka. Reka tugende mbere ukuntu bigenda, tukibonera ifunguro ryacu ryuzuye. Ndashyira rero amavuta make ku ipanu, mwereka ukuntu ngiye kubivanga na za capati na ya magi yanjye. Hano yanjye yirengagize nkora akazi kenshi, ni mukecuru wanjye turasazanye. Hanyuma ndashyiramo irushe yuzuye rwa ruvange rw'imboga n'amagi n'amata make. Hanyuma
mbe nihanganyeho gatoya mbone gushyiraho capati. Ubwo wumve nyine ngo abantu bampagaze imbere sibo barota bishya, kandi ari imboga zisanzwe ntibampagarara imbere. Barahagaze dore bameze batya ngo bategereje ko bishya. Ya mbere ni uguhita bayigabana. Nta byo gutegura ameza uyu munsi, reka biba bitangaje ukuntu abana baba banze imboga, no kujya tubigira imitwe. Yewe kubera iyi pano rero idafite kano umukono wo gufataho, bawita ngo iki? Ndibagiye ukuntu nawuvuga. Burya buri umukono tuwita gute? Akaboko k'ipano. Ndifashisha isahani nyine mbigenze gutya, nibyo binyorohera, hanyuma mbigarure ku rundi ruhande kugira n'urundi ruhande rushye neza. Si biba bisa neza? Wow, mva naye mbikunda kubi rero ibi bintu. Barumva ndiye indyo yuzuye. Mva harimo ifarini, harimo imboga, harimo amagi, mbese proteine, vitamine, ibintu byose birimo pe. Rero dukunda kubirisha salade nijoro, kandi rwose ntabwo abana bananirwa kwituma kuko harimo imboga, harimo niyo salade tuba tugiye kubifatisha. Hari n'igihe mba mfite agasosi k'inyanya, ka gasosi magique kanjye k'inyanya, akaba ariko dushyiraho. Ibi bintu byoroshya ubuzima rwose. Ubwo rero buri wese ngenda mukorera imwe cyangwa ebyiri bitewe n'uko biriwe, ubundi tukirira tukiryamira. Biba byoroheje kandi ubuhinduye nyine ropa, ubuhinduye indyo, ntabwo ari imvange mbahaye cyangwa umuceri n'ibishyimbo bahita bavuga ati mama dukoreye agakoryo. Tujye dukorera abantu bacu udukoryo bo mu rugo. Ndakomeza nteke n'iya kabiri. Byabonetse rero ibiryo byacu. Uko bimeze biraryoshye. Urisha agasalade cyangwa ufite agasosi k'inyama ku ruhande urarisha nta kibazo. Abana barabikunda cyane, nawe uzabigerageza biraryoshye. Biraryoha cyane. Niba udakunda imboga birangira uzikunze kubera no magi ni capati. Biraryoha pe. Ambarike nk'uko njye ku meza. Bayi mwarakoze cyane kuyikurikira kugeza igeze ku musozo. Muzayigerageze mumbwire, nkunda ko mukunda kunsharinga cyane ibyo mwagerageje. Nayo muzayigerageze mumbwire ukuntu imeze. Ngaho rero naho gutaha turi kumwe, mukomeze mukore subscribe, share, comment. Biradushimisha cyane kandi ni iby'ingenzi, muraba agaciro kuri twe. Bye bye, mwari kumwe na Chef Janine muri Kitchen Care. Ciao.